Guys, welcome again to my channel. Uyu munsi tugiye kugenda twigira mwibutse ko kugeza ikiganiro Idi Amen wanyangiza ibintu byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga. Ufite YouTube channel ariko kubona abasubscribers biragoye. Waba umaze igihe ushyiraho amavideo ariko narebwe. Ufite igisubizo. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo butanu bwizewe bwo kugera ku basubscribers 1000 kandi mu gihe gito. Niyo waba ufite channel nshyashya cyangwa ugitangira. Reka dutangire mwereke uburyo butanu. Usaba kureba ino video yose kugeza irangiye nagiye ikintu na kimwe kigucika step by step. Fata agakayi kawe n'agakaramu ubundi dutangire. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni target audience. Menya neza abo ukeneye kugezaho video cyangwa ikintu runaka za video ugiye gutegura ugiye kugeshyira kuri channel yawe. Ntuzatangire video utazi abo uyikoreye. Menya icyo abantu bashaka kureba bityo unamenye icyo uba ugomba gutanga. Urugero, niba ushaka kwigisha abantu gukora ibintu kuri telefone, jya ukora video zivuga kuri app zikunzwe nka edit, design cyangwa AI tools. Koresha amagambo akunzwe mu gushakisha keywords ubifatanyishijwemo na TubeBuddy cyangwa VidQ, aho niho abasubscribers bawe bazaturuka cyangwa bazazamukira. Uburyo bwa kabiri, title and thumbnail. Nukuvuga ngo title na thumbnail nibyo bifasha abantu bwa mbere cyangwa bituma abantu bikurura abantu kuri reba ya video yawe. Thumbnail igomba kuba isobanutse, irimo isura cyangwa igishushanyo gituma umuntu ushaka kwikandaho cyangwa agira amatsiko yo gukanda kuri ya video. Nukuvuga ngo thumbnail ni kwa kundi ufata ifoto ukayikavaringa channel yawe cyangwa video yawe ugiye gushyira kuri YouTube yawe. Ikindi kintu ugomba kwitaho ni title. Title igomba kuba igizwe n'amagambo y'ingenzi abantu bashakisha ariko igatera amatsiko cyangwa ikaba iteye amatsiko abantu runaka ku buryo baraza kugira amatsiko yo gusoma iyo title then bakagira amatsiko yo kuza gufungura ya video yawe. Urugero naguha title: uko nageze ku basubscribers 1000 mu minsi 14. Thumbnail igaragaza screenshot y'izamuka rya channel hamwe n'isura yawe ifite emotion. Uburyo bwa gatatu, tangira video uvuga ibintu bifatika cyangwa ibintu by'ingenzi biraza gutuma umuntu ureba ya video yawe ataza kurambirwa cyangwa aza gukomeza kureba ya video yawe. Amasegonda ya mbere ya video yawe niyo y'ingenzi. Tangira utanga agaciro, nutindiganye, bwira umuntu icyo arimo kwitegura kumenya. Gira structure itomoye, vuga ikibazo, tangira igisubizo, tanga urugero, hanyuma ushishikarize umuntu gukurikira cyangwa kugumana nawe muri iyo video yose kugeza irangiye. Ntiwivange mu magambo menshi adafite icyo wavuze cyangwa adafite igisobanuro. Umwanya wa buri segonda ugomba kugira agaciro. Uburyo bwa kane, saba subscribers mu buryo bw'ubwenge. Guys, banza uwumve kakantu. Ntago muzi ko akunda mugena mugafata ama link yanyu mukayashyira mu ma video y'abandi. Hoya, saba aba subscribers mu buryo bwa nyabwo. Benshi avuga subscribers gusa ariko ntibibwire impamvu umuntu yagukurikira. Vuga uti, niba ushaka gukura YouTube channel yawe ukoresheje uburyo bw'ubwenge, subscribe kuko video ikurikira izabikwereka neza. Ahangaha uzaba usabye aba subscribers kandi mu buryo bw'ubwenge kandi ujimije. Pana kugira ngo umuntu ukanda subscribe kandi nta mpamvu afite yo kanda subscribers. Ibyongeraho animation yerekana umuntu ukanda subscribers button urusha gukurura abantu. Uburyo bwa gatanu, kora consistent cyangwa wubake community. Ni nko kubaka inzu, ujya ushyiraho igitanda kimwe buri munsi. Kora amavideo buri cyumweru byibura rimwe. Subiza comment z'abagukurikira, ubaze ibitekerezo byabo, shyira video zawe mu ma playlist. Narabigishwa wakora playlist ya video yawe. Niba utarabimenya nyandikira muri comment. Bituma abantu bamara igihe kirekire kuri channel yawe. Jya wibutsa abantu kureba video ijyanye niyo barebye. Ibi bizazamura watch time, bikongereho amahirwe mu ma algorithm ya YouTube channel. Izi ni inzira eshanu wanyuramo ugafasha channel yawe kugera ku subscribers 1000
mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Niba ushaka gukomeza kwiga ko wakura YouTube channel cyangwa wazamura YouTube channel yawe, ntutindiganye gukora subscribe kandi kanda kukazogera kugira ngo ubutaha ntuzacikwe na video yacu. Kubutaha noneho tuzareba hamwe ukuntu wabona watch time 4000 nkuko bahora babidusaba kugira ngo tube monetize kandi mu gihe gito. Nanjye ndi hano kugira ngo tugendane hamwe urugendo rwo gukorera amafaranga cyangwa rw'ubu content creator. Niba rero hari video wifuza ko ubutaha twazagukorera, nyandikira muri comment kandi nzabigukorera. Bye bye. Yari Idi Amen. Ciao ciao.